Yes, rero reka nongere nguhe ikaze kuri Zara Magazine TV. Iyi ni TV yawe. Ahangaha niho uzajya ukura amakuru agezweho, updates zitandukanye, va kuri bya bindi by'ibihuha abantu birirwa babeshya. Ahangaha uzahasanga amakuru yizewe kandi afitiwe fact. Kubera yuko igitumye turi ahangaha ni ukugira ngo tubafashe kuba updated isaha ku isaha, umunota ku munota, by'umwihariko ku bintu biba bitandukanye bivugwa mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Twebwe dukora show business, nicyo dukora. Ngira ngo mubona ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tubagezaho, ndetse na talk shows tugenda tubagezaho, exclusive interview n'ibindi bigiye bitandukanye. Nibutse yuko kandi kuri www.zaramagazine.com n'ubundi niho usanga amakuru agezweho. Niyo website n'ubundi kugezaho amakuru agezweho. Ngira ngo mu minsi ishize muri iki cyumweru dusoje, nta kindi kintu cyagarutsweho mu itangazamakuru usibye ikipe y'igihugu Amavubi. Ibintu bitandukanye byabereye muri Cameroon, uburyo abanyamakuru batafashwe neza, uburyo mu ikipe hatari harimo umwuka mwiza, agahimbazamusyi, ni ibintu byinshi byagiye bigarukwaho n'abanyamakuru bari hariya muri Cameroon. Ngira ngo kimwe rero mu byagarutsweho ni uko abasore b'Amavubi babasabye kwiyogoshesha. Ku isonga Kalisa Rashid wari ufite dread ababwira yuko atakwiyogoshesha. Biba ibintu bikomeye cyane, byinjiramo inzego zitandukanye, ariko birangira abasore banze kwiyogoshesha, ndetse nyine birangira batiyogoshesheje. Imikino irakomeza. Kugira ngo murabyibuka neza yuko Amavubi yaviriyemo muri 1/4 akuwemo na ekipe y'igihugu ya Guinea Conakry ku gitego 1-0. Rero Amavubi yageze i Kigali kuri uyu wa gatatu, bahita berekeza mu kato kuri Hotel La Paris y'i Nyamata. Niho rero bamaze iminsi, ariko amakuru ahari ni uko abasore batangiye kubogosha. Ngira ngo ku nkuru turi kubona kuri zaramagazine.com n'ubundi haragaragaraho amafoto y'umusore Kalisa Rashid bari kumwogosha. Impamvu noneho rero bemeye kwiyogoshesha n'impamvu babogoshe bageze i Kigali ni iyihe? Ni uko ngo hari gutegurwa umuhango wo kubashimira uburyo bitwaye muri CHAN 2020 yabereye muri Cameroon, kandi ngo uwo muhango ukaba uzitabirwa n'abayobozi batandukanye bakomeye muri iki gihugu. Ibyo rero bikaba byatumye abahungu babagabanyaho imisatsi, abari bafite amadrede barayogosha bayakuraho, bari barateretse ubwanwa birumvikana yuko babugabanyije nk'uko mu mafoto atandukanye twagiye tubona abigaragaza. Ibyo rero byabaye nyuma y'uko bamwe na bamwe bari kwitegura kuva muri camp, n'ubundi iminsi yagenwe y'akato irangiye, bakababwira yuko batari butahe bitewe nyine n'iyo gahunda iri gutegurwa. Abahungu rero bamaze kubogosha, imisatsi bayigabanyije nyine. Ibyo bari banze gukora muri Cameroon n'ubundi dore babikoreye i Kigali. Ngira ngo nibyo biri kuvugwa mu Mavubi. Ngira ngo Amavubi amaze iminsi trendinga cyane, avuga ibintu bitandukanye, uburyo abari bayoboye delegation muri Cameroon batafashe neza abanyamakuru, uburyo bagabanyije agahimbazamusyi k'abantu bamwe na bamwe bari bagize staff ntibabyishimire. Ibi byose byo kwiyogoshesha uburyo abakinnyi babyanze, ni byinshi byavuzwe, ariko n'ubundi birangiye abakinnyi babogoshe. Reka dutegereze turebe koko nimba iyo gahunda ihari cyangwa se nimba itanahari, wenda bagiraga ngo biyogosheshe. N'ubundi iyi ni Zara Magazine TV uba ukurikiye. Kora subscribe kugira ngo n'ubundi hatazajya hagira update n'imwe igucika, hatazajya hagira ikigucika, cyane cyane yuko tuba turyamiye amajanja natwe nta kiducika, kandi icyo tumenye natwe tugomba guhita tukibagezaho ako kanya. Ntiwibagirwe gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona notification y'ibiganiro byacu. Komeza ukore subscribe ubundi tubane umunsi ku munsi.